Nitwa Bakurama Eri, abandi umwarimu mu karere ka Nyabihu, nigisha ku kigo cya Ecole de Lettres de Gatovu ubukungu. Njyewe rero nkaba narahuye n'ikibazo gikomeye cyo kuba nararenganijwe nkahindurirwa ishuri bamvanye mu kazi, kuko mfite n'uruhushya bampaye ndi mu kazi ku itariki 8, nagera ku karere bakamenyesha ko bampinduriye ishuri. Mu by'ukuri ntabwo byanshimishije kuko habayeho kugerekwaho ubusembwa bw'ibyo ntakoze, bityo rero njyewe nkaba nsaba ko nakurwaho ubwo busembwa, kuko ibivugwa mu nyandiko inyimura ntabwo byigeze bimbaho. Nkaba rero nasubizwa ku kigo n'ubundi bari bamvanyeho natangiye akazi, kuko n'ubundi ariho nari isanzwe nkorera kandi akaba ariho mfitiye ibaruwa ya burundu. Nimero iryo teka ni irya perezida nimero 064/1 ryo kuwa 16 z'ukwa 3/2020 rishyiraho stati yihariye igenga abarimu, rikaba riri mu ngingo yaryo ya 64 rivuga ku bijyanye n'umwarimu wahagaritswe cyangwa se agafungwa by'agateganyo igifungo kiri munsi y'amezi 6, uburyo asubira mu kazi ariko yarabanje gufungwa icyo gifungo cy'amezi kiri munsi y'amezi 6. Nuko ngo wowe bagushyizeho yuko waba waragishuri bashingiye ku ngingo y'umuntu wafunzwe. Haba hari undi byabayeho, we yaba ari uwitwa gute? Wewe bamujyanye ku ishuri ryitwa ngo iki? Nkuko mubimbajije, ikibazo ntabwo ari jye cyabayeho gusa, hari undi mugenzi wanjye witwa Nicyabo Anastase, ubwo nawe bamuhinduriye ishuri kuko baduhamagaye turi babiri, twigishaga no mu ishuri rimwe ndetse muri combination imwe. Ubwo baduhamagaye twembi nyine baduha amabaruwa aduhindurira ishuri. Nawe rero yaramaze gushyirwa mbega mu mwanya nk'uwanjye, kuko ntabwo we yemeraga ko mbega ajya mu ruhande rwabo nyine ngo bafatanye kunshakira amakosa cyangwa se n'ibindi byose bishobora gutuma nirukanwa. Icyo gihe rero nawe kuko atemeye kujya umugambi umwe n'abandi, nawe byabaye ngombwa ko bahita bamuhindura ishuri, nawe bamushyira nk'aho ndi. Niyo ngingo nawe yatumye mpindurirwa ishuri, nawe niyo bamushyiriyeho. Mwumva byagira gute kugira ngo icyo kibazo abarimu bo muri Ecole de Lettres Gatovu bafite, mwumva minisiteri yakinjiramo gute kugira ngo kidakomeza kuba ku bantu benshi? Njyewe rero uko mbona kugira ngo umuti w'iki kibazo ugerweho, nk'ubu ngubu naratashye ndi mu rugo nk'uko mwabibonye, ntabwo ndi mu kazi, bivuze ko aho ngaho nimuriwe mfite ubusembwa hari abanyeshuri bakabaye bari kwigisha, kuko nabuze kuntu najya mfite ubusembwa kandi ibivugwa bitandiho bitarambayeho. Byabaye ngombwa ko nandikira ikigo nkibwira ko ngiye kureba ko nakurikirana ubusembwa bukamvaho, hanyuma nkakurikirana nuko nkasaba uburenganzira bwanjye bw'uko nasubizwa ku kigo nari ndiho. Ikigo wari uriho cyitwa ngo iki? Ikigo nari nsanzwe ndiho cyitwa Ecole de Lettres de Gatovu, bakaba bari banyemuriye ku kigo cyitwa JS Mukamira. Rero icyo nsaba minisiteri nuko yaza ikizira mu kigo neza, nibura igashaka amakuru afatika yimbitse, ikayahabwa n'abanyeshuri ndetse n'abandi barimu bose muri rusange, nibwo bamenye ikibazo aho kiri, kuko ibyo navuzweho byose ari ubusembwa nashyiriweho.